umukobwa azavuka ari mugufi bakamuhora ubugufi ntashakwe kandi ubwo bugufi nawe si wabwihaye Imana yamuremye uko ariko ngo ni kagufi agaheraho akavuka ari mirazi yango gicaca imirazi agaheraho nawe si yavutse mu nda nyine yarakene ariko abimirazi ariko akamava ngo ngo ni imirazi urabyumva imirazi mu kinyamurenge ni imirari ndagira ngo imirari n'ibyumva cyane yego noneho yavuka afite amenyo maremare ngo agagirire ayo menye siwe wayihaye yaravutse akurwa amenyo nk'abandi ngo ajye kumera amenyo maremare siwe wayihaye n'Imana yamuremye ngo agire ibyinyo birebire yaba afite umusatsi wo ijisho ngo nguriya azajya hehe ngo nuriya musatsi wo mu jisho uwo musatsi wo mu jisho si wowe wihaye niko Imana yamuremye nawe ariko akabisira icyo nshaka kuvuga umwari nuko ameze tekereza umwari wa Kristo Yesu niwe mugabo wacu natwe turabari biwe turariswe turi hano turabari ba Kristo uko umwari wo mwisi azasuzumwa niko n'umwari wo mu ijuru azasuzumwa umwami wacu azadusuzuma tekereza ibyo byose iwe ndazareba ariko icyo mukundira ndazareba inyuma areba imbere Mana ishimwe cyane areba imbere reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo dusome mu gitabo cya Isaya igice cya 6 ababangutse muransomera cya 7 uri murongo wa 14 ubundi arareba Abakorinto ba kabiri igice c'11 n'umurongo wa 2 tubanza usome Isaya 7:14 ninde wabonye igitabo cya Isaya 7:14 karindwi ibice 14 7:14 yego Bibiliya iravuze ngo nico kizatuma Uwiteka ubwe ari we uzabihera ikimenyetso dore umwari azasama inda azabyara umwana w'umuhungu amwite izina Emmanuel Mana ishimwe amen soma Abakorinto ba kabiri 11 n'umurongo wa 2 Korinto ba mbere ba kabiri 11 mu murongo wa 2 ugeze nko kuri komeza ndakubwira biravuze ngo kuko mbafuhira ifuhe ryo mu buryo bw'Imana kuko nabakwereye umugabo umwe ari we Kristo ngo mubashingire mumeze nk'umwari utunganye ariko ndatinya yuko kuko yanzoka yoheje Eva uburyarya bwayo ari nako intekerezo zanyu zayobya mukareka gutungana no kubonera bya Kristo amen amen iryo jambo ryo natekereje kuvuga kandi nshimiye abantu bavuze kuko nzoganira uyu munsi niwo nzanumva muri Noel ngufiteho shaba cyane baba bake baba benshi sinzandeba ibyo ngiye nzandeba gusa kuko n'umuntu azabwira benshi akumva abari hawe ariko nkunda uyu munsi wa 5 abe nari twadaga nkaba ari nje kitora uyu munsi
nashatse kuganira umwari, mwumvise ko umwari ateye. Kera kose umwari yabaga mu rugo. Umwari ni umuntu utarahura n'umugabo na rimwe n'umunsi umwe, akaba ari umwari urebwa na Kristo, waritswe kubera Kristo. Abakecuru bazaga babivuga cyane ngo ni umwari, ngo ni umwari araritswe. Yari umuntu wubahwa, yari umuntu ufite agaciro. Kera yararemereye cyane. Umwari ntawe wazaga umurinduka, umwari ntawe wazaga umuvuga. Urebe narakuze mba umugabo ufite imyaka ijya gushika 40 ntarabona umukobwa utwara inda iwabo pe. Rero ndatekereza ko mbibonye vuba cyane, kubera ko umukobwa yarubahwaga agahabwa agaciro. Ndawe wo mutekereje ari iwabo. Umukobwa ukiri iwabo yagiraga agaciro, yari umwari. Rero umwari, umuntu akwiriye kwitwara nk'umwari. Ijambo ry'Imana rivuze ngo ndabihera iki kimenyetso, dore umwari azasamira. Uyu uravye Mariya by'ukuri yari umwari, kuko habe na Yosefu nicyo kintu cyatumye mwanga, ngo mwanga rwihishwa, ariko ngo bitewe nuko baravuga ati ko uyu muntu yari umwari, none yinda yayikuye. Inda yari umwari, ntaza abagabo. Inda ikuye bituma marayika wo mu ijuru amanuka, kandi nawe aza kumumara impungenge, amumara ubwo baramubwira ati humura, inda ni y'umwuka ntumwange. Amen. Humura, humura, inda ni y'umwuka ntumwange. Nuko umwari yagiraga agaciro. Kera bazaga sogokuru yazaga tubwira ngo i Rwanda bazaga bamutaka umusozi bakajya kumutera amabuye. Ariko kuko Mariya we na kera abayuda niko bagiraga, twaye inda yatabwaga ku musozi. Ariko kuko Mariya we yatwaye inda y'umwuka, nta numwe wigeze atekereza kumutaka umusozi. Nta nategeko ryamurebye, nta n'abantu bigeze biga ngo bavuga ati ariko se uyu mukobwa watwaye inda akayitwara atagira umugabo, uyu mukobwa ntajya gutabwa ku karubanda. Oya, amahoro yagaba. Amen. Amen. Amahoro araba ngo ce, abantu bose baraceceka, ubwami buraceceka, ubutegetsi buraceceka, ababyeyi baraceceka, abantu bose bareba ibyo bakurikirana n'ibyo, ntawe n'umwe wigeze avuga ngo se uyu mwari ko yatwaye inda, uyu mukobwa ko yatwaye inda. Yarinda y'amahoro, yarinda y'ibyishimo, yarinda y'umunezero. Isi yose igira amahoro, isi yose igira umunezero, isi yose ntiyibaza kuri icyo kintu. Ariko icyo mbashaka kuvuga ni umwari. Iri jambo ryarifasha cyane. Pawulo yavuze neza, yavuze ngo ndabafuhira ifuhe ryo mu buryo bw'Imana, mufite ishyaka ryo mu buryo bw'Imana, kandi ngo kuko nabakwereye umugabo umwe gusa ngo mubashingire mumeze nk'abari batunganye, mumeze nk'abari batunganye. Aravuga ngo ariko ndatinya. Bwana asifiwe. Aravuga ngo ndatinya. Oh, haleluya. Aravuga ngo ndatinya, ngo yanzoka yahoje Eva kuko ushobora kuboheshesha uburyarya bwayo. Amen. Aravuga ngo ndatinya, mfite ubwoba, simpaye numva mu kabanga, ndabatekereza nkabona ntimufatika, ntimumeze neza. Ndatinya kuko yanzoka kugeza n'uyu munsi iracyariho, kandi iracyakora imirimo yayo, ishobora kuboheshesha uburyarya bwayo, ngo mukava mu byo gutungana bya Kristo. Mana mu ijuru shimwe, mukava mu byo gutungana bya Kristo. Usarire reka manze mvuga akakantu. Umugore umwe yari ingumba umubembe, akaba ingumba agatanga umuti w'ubugumba, kandi sare bashika ngo bakabyara. Ariko
ngo araruha yita akatobera akabwa kiwa kita abantu birema ngo akita ngo abantu nibifu baza babona ndingumba bakaza ngo nimba umuti w'ubugumba abantu nibifu abantu nibifu byukuri iyo urebye abantu kuntu abantu bamera bashikirana n'Imana hano mu ngando mu buterane n'ahantu ariko wakurikiza amaso usubira inyuma warangiza kandi umuntu aba inyuma ntabe imbere se murabizi umuntu aba inyuma umuntu ukunguku uja kumbona azandeba inyuma tukarebe se rugaba hano habe nubwo ngiri ishusho mbi ariko iri inyuma genda ndi mwisa nubwo ishusho yanjye itokunezeza uzupfa kwirebera inyuma gusa haleluya kuko umuntu aba inyuma ntabe imbere imba mu rugo rwanjye niho nzaturuka uko mbana n'umugore uko mbana n'abana uko mbana n'itorero uko mbana n'abaturanyi ngaho niho umuntu aba ariko abantu bacu benshi baba imbere bagakunda ngo babonekane imbere ariko inyuma mukecuru umwe yari yarisize izina rye burya muri utanditse ngo niseka hino hirya yashirira bakaba baseka hino ariko hirya yashirira abantu nibifu abantu nibifu abantu nibisese abantu nibifu bene data ese nguko tuvuga ko turi kumwe n'umwaruko tuvuga ko uri umwari tuvuga ko umunsi umwe tuzoserukana nawe mu bwami bwo mu ijuru igihe dukurikiriye iyuva tukabona imibiri uko uteye n'uko umeze ubwo twaba tuvuga ngo turi kumwe n'undi muntu ngo turashoreranye niyo wa mugabo w'umurenge yavuze ngo bazizera umwana w'umuntu ngo bageze kuri urya musozi wa Mizeituni ngo nahindukira akamura nkamugewe ngo reka burya nawe wari ufashije niyo yari uzomwizerera kubera iki amen amen ese mugize mutya amen umuntu abinyuma hano Yesu Kristo ntabwo yigeze abwira abantu ngo ntabwo yigeze abwira abantu ngo bamushe imbere oya yazabwira abantu kurikira Bwana sifiwe kuko umuntu akurikirwa n'ishusho ntawe ukurikira ishusho umuntu akurikira imirimo akurikira ibikorwa ukareba ukurikira haleluya haleluya reka dusomere ijambo byahishuriwe Yohana igice c'14 n'umurongo wa 4 bwa musore asubira afashe igice c'14 umurongo wa 4 Zahishuwe Yohana ibice 12 n'umurongo wa 4 yego abo nibo batandujwe n'abagore kuko ari abari abo nibo bakurikira umwana w'intama abo ngo nibo bazakurikira umwana w'intama aho ajya hose bacunguriwe mu bantu kugira ngo babe umuganura ku Mana no ku mwana w'intama. Mana mujishimwe Bwana asifiwe. Ngwabo nibo bazakurikira umwana w'intama tibigeze banduzwa n'abagore. Iri jambo umugore Paulo yari maze yaravuze ngo nta mugabo nta mugore uri muri Kristo Yesu twese turi abana b'Imana. N'iri jambo ryatuzwe n'igihe cya Yezebeli Yezebeli yari umugore mubi wagiraga ibyaha byinshi cyane. Yamatuka izina ry'umugore batuma Bibiliya ivuze umugore ishaka kumwita ko ari umuntu mubi. Ngo abo nibo batandujwe n'abagore. Nibo batandujwe n'iyisi kuko ari abari. Mana ishimwe cyane. Kuko abo bantu ari abari. Tibigeze banduzwa n'isi. Haleluya. Ibandujwe n'isi.
inshuti bavandimwe mureke dukiranukira Imana tukiri mu isi kuko by'ukuri Bibiliya iravuga neza cyane ngo itunganye no kurega ngo mutaragera mu rubanza, itunganye no kurega, kandi hakavuga ngo bamwe ibyaha byabo byarababanjirije bijya mu rubanza, abandi bizabakurikira inyuma, abantu bazokurikirwa n'ibyaha byo bizoshika bibasunika bibajyana mu rubanza igahera, ariko ababanjirijwe n'ibyaha, yo haleluya, ninde wumva ko ibyaha byo byabanjije? Njyewe ibyanjye byarabanjije, ibyanjye byarabanjije, kandi numva ibyanjye byarabanjije. Nyine umuntu yari mu isi abantu bamuvuga menshi, ariko Imana izireba umuntu ikamumenya, izireba umuntu wayo, izireba umuntu wayo. Sinzasha abantu umugani we, sinabeshya abantu, sinobabwira ko turi kumwe kandi tutari kumwe. Ibyo ndibyoba turi kumwe n'umunsi umwe muzombana turi kumwe namwe mu ijuru. Sinuca hirya sinzaragera n'umuryaryo sare. Hari umugabo nabwiye ntiyebo wa mugabo, tugiye gukorana umurimo w'Imana, ariko singira amagambo abiri mu nda, ngira ijambo rimwe, kuri nkubwije kuri wamo urumva wa mugabo, ngira ijambo rimwe niryo ngira mu mutima wanjye, iyo ryo rije rikurwa n'inini, ariko sinatunga amagambo abiri ngo mbone uburyo ariko ijambo irindi. Bene data, umwari ntazamera atyo, kandi ibyo ubu nibyo byabikora. Umuntu urimo kwirukanka agaharika ijambo irindi, mu magambo yari yavuze ngo uzareba akabona umunyamurenge ngo si umuntu ngo kandi si Imana, ngo ari hagati y'ibintu bibiri, ngo kubera ko amagambo wa leta yazaga binganira ati ikareme, ngo kubera ko ngo azagenda akabazunda amakuru ukayamubwira ngo yagaruka akabwira abandi ngo yambwiye gutya ngo ariko mbona yahoze ambwira gutya ngo ariko ngo nabicunguza ngo nabirebe ngo nabicumitigisha ngo nkareba ngo nkabona akabihindura akemera ibyo utamubwiye, ibyo wamubwiye akabikora. Murumva bene data, turabare, tugatunga amagambo abiri, tugaharika amagambo abiri, tukavuga ngo nibibura kuri ibi ndahindura kuri ibi. Oya, ni Kristo Yesu tutunze mu buzima bwacu, niwe mwari, niwe tuzoserukana mu bwami bw'umujuru. Oh haleluya. Reka mbere yo kurangiza dusome ijambo mu gitabo cy'Itangiriro, ni wa mwari, Itangiriro 24 n'umurongo wa 16, 24. Haleluya. Ariko ndacyasoma n'indi muri Yeremiya, mu mbabarire sindatinda kuko turi kumwe n'umushyitsi, ariko by'ukuri kandi twishimiye, ariko nanjye baranishimiye. Se mwarimu nambere ukumuneho. Amen. Itangiriro 24 16. Soma iryo jambo. Bibiliya iravuze ngo uwo mukobwa yari umunyagikundiro cyinshi kandi yari umwari, nta mugabo wigeze kuryamana nawe. Basi rekera gutyo, nta mugabo wigeze uwo mwari, nta mugabo wigeze kuryamana nawe. Eliyazari umushumba w'Imana, Imana imutumye kujya gushakira Isaki mugeni, Imana imuha n'ibimenyetso, iramubwira ngo uwo mukobwa uramusanga hayavoma, ngo n'umusaba amazi yo kunywa, ngo arakubwira ngo ndaguhaye kunywa kandi kuhiriye n'ingamiya zawe, ati nuwo niwo mugeni uzumujyana. Eliyazari rero hayavuga araba ngo uwo mukobwa ngo yari umwari, ngo ntiyigeze aryamana n'umugabo. Oh haleluya. Usara amen amen. Ndimwabaye mu nyigisho za mu gitondo, ariko nafashijwe pe, nafashijwe mugani wa Nehemiya, nafashijwe kuko n'ubundi by'ukuri duhora duhisha amagambo kandi
kandi tuba tuyakora kandi tuyabamo ariko mu nyigisho yadufasha umuntu w'Imana zanibuka igihe kimwe muri Shabana zagashingira indoa umunsi umwe shingira umusore umwe irubumbashi maze kumushingira umugabo kagane uwo baranakavu numvanye n'ubundi maze gushingira ngo bice mu gitondo bari bamuhungu araje kumbwira ati basengeye gutandukana na wa mukobwa bashingisha ati kubereke nasanze atari umwari nasanze yarabanye n'abandi bagabo ariko urabimenya neza ko yabanye wewe woyoberwa ese none pase kurambaza gute wowe woyoberwa umuntu aho ubibwirwa n'iki wowe wabibwiwe n'iki ko iwe aiwe yabanye n'abandi bagabo wowe wabibwiwe n'iki umva kubwire ugenda akomere uramwirukana ndagutenga none genda ubane nawe wabanye n'abandi gerera wowe wabanye n'abandi ariko rero hasigaye muba bari ba Kristo Yesu dore mumpere Yesu icyubahiro Bwana asifiwe sana yo haleluya haleluya bene data ni muba bari ba Kristo Yesu amena ni muba bari ba Kristo Yesu tuba bari ba Kristo Yesu Yesu Kristo ko yadusize ariko azagusanga ejo nagaruka agusange nagaruka ejo agusanga ariko akunda umeze tukagira indimi zibiri tukagira amagambo abiri tukagira amakuru abiri usirinde urinde ururimi rwawe umwana azarinda ururimi ba ariko aya makuru ari mu kuvuga ngaha ariko byukuri ukumura abari badi no ukuturebera umwari mu midiho se kuko rero turebera umwari muri uyu mudiho cyeshoke mukadukange yewe baravuze ngo utabonye izaboneke seruka abantu ubwo ntazi ubukristo ariko nabonye n'abagabo b'Imana bagendanye n'Imana bene data ntimukatubeshye reka mwijoro hazoje umwari watunganije akirinda kirimwiza ariko ntarasoma muri Samweli ntarasoma muri Yeremiya reka swe nongera hakandi bansomera muri Samweli wa mbere da Imana yitukorana sinya buryarya ntizikingwa amagambo ntizikingwa makuru ubu abantu bambaye amakava menshi bambaye amakava y'amazina ugasanga umuntu yatutumye nko kugitumbura mu mwari kumwe nawe ejo mugasanga none numvise sinzi wambwe ngo no kubarashaka no kwita ngo ni umukerubi sizakangwa n'ibyo ntibikabeho kubera ko Imana dukorana nayo soma data we ni 16 Samweli wa mbere n'umurongo wa 7 soma data wumva Imana dukorana uko imeze Imana dukorana ni Imana ikorera mu mitima tizireba inyuma tizikangwa n'imidiho abantu bari mu kwambara amakava ugasanga ne yambaye ikava y'ubuyumbe ugasanga yambaye ikava y'ubupastori ugasanga yambaye akagenda yitira ibishashara akikwiza ibishashara Adamu yarabyambaye byatumye ataba umunyabyaha wowe uri mu kwishyiraho ibishokero ngo ibyaha se bizareka kugaragaraho iyi dukorana naje upasi ariko ndatanga soma da Samweli wa mbere igice cya mbere Samweli wa mbere ibice 16 umurongo wa 7 Bibiliya iravuze ngo ariko Uwiteka abwira Samweli ati nturebe mu maso he cyangwa ikirere cye ati nturebe mu maso hiwe ngo urebe kava y'uburebure yiyambitse kava seno kava ndayita ngo nikeme yene niki gikoti yiyambitse igifuniko cyuko turebe igifuniko cy'uburebure
kandi nturebe igifuniko cy'ubwiza reka ntibigukange komeza data nturebe mu maso ye cyangwa ikirere cye ko ari kirekire namugaye kuko uwiteka atareba nk'uko abantu bareba ubwiza bugaragara ariko uwiteka we areba mu mutima amen bavandimwe mubimenye by'ukuri umva imana dukorana nayo kwimeze ni imana ireba mu mitima ni imana ikorera mu mitima irangiriza mu mitima ikamenya umwari n'utari umwari ariko hano se niba hano nahaguruka niri munyomboza hari uzunyomboza undi azaguruka kitaranga kisimbiza kigira te mukamwihorera ikamurangiza mu mutima ya tari umwari ikaguhema turi umwari bene data ijambo ry'Imana Yesu Kristo tuvuge ko aratuvukira yaranatuvukira ariko tuba abari badi tuba bari ijambo ry'Imana ko rivuze undebere da ndebera muri Yeremiya 31:13 ngo tugiye kurangiriza ariko reka mbabwire mubabari yari yabo ngo namugaye nturebe ikirere cy'ukuri murembe nturebe ubwiza ko buteye abantu nibipfu n'ukuri wa mubyeyi ngo batubirema abantu nibizeze n'ukuri muri mukudukurikira muri mukudusumugani muri mukutumarembeho ariko ntiduha tujyana abantu bose badatunganije urugenzi ngo baba bari tafazari ko muradusumugani ko murerana muri sumugani tituri kumwe ko muri sumugani tituri kumwe aba bose bari mu gushima inkikira abandi bagashikikira ariko ararangiza akavuga namugaye tuhendwe n'ikirere tuhendwe n'ikoti yambaye tuhembwe namugaye ngo kuko nje ntazandeba inyuma ndandeba imbere soma Yeremiya 31 turangize Yeremiya 31:13 maze umwari azishima abyine negera igihe cyose kizogera nubwo hano tukiboneka Pawulo yaravuze ngo amubakindo yavuze ngo nubwo tuboneka dushaje ariko imbere turi bazima ubu turaboneka dushaje ariko umuntu w'imbere arabona arakesheje ari maso umva rero nitugera mu bwami bwo mujura umuhanuzi Yeremiya ko yabibonye subira usome data tangira kandi maze umwari azishima abyine umwari azishima agira ate abyine ngaho niho azabigisimba kimwe uzumureba n'undi nawe umuvuge ariko nawe burya wazagubyina ufashije ariko hano tafazari twe kwishana ngo dufatane ku maso niba uriyizi nje sinakumenya komeza data abasore n'abasaza bazishimira hamwe abasore n'abasaza uwo munsi bazishima kuko umuborogo wabo nzawuhindura umunezero umuborogo wabo uwo munsi umuborogo twarize twaboroze kandi nzabahumuriza mbatere kunezerwa mu kigwi cy'umubabaro wabo amen kandi nzabahumuriza mbatere kunezerwa mu kivi cy'imibabaro nubwo baciye umugani bakuru nguriye mbere ararurwa n'uriye nyuma ararurwa turuzi abakristu bakunda guhura n'ibibazo ariko muze mwihangana by'ukuri tuzogezaho natwe tuzishima Bwana asifiwe titurishima ariko tuzogezaho twishima dupondekane dusekwe tugawe dusuzugurwe turebwe babone ko nta gaciro tugira ariko wahavuga ati umuntu wanje ari yariye uwo munsi tuzishima Imana idumugisha amen.